ubundi mu matwi yawe iyo wumvise ngo Rayon Sports izakina na Musanze ikikuza no kuvuga ngo ni bingahe? Kazungu no kuvuga ngo ni bingahe? Ni bingahe? Mu by'ukuri uretse kubeshya uyu muzamu witwa Kadimu Ndiaye mu by'ukuri biri kumugendekera gute? Ndashaka twibaze ku gikombe cy'intware ibintu yakoze buryo ki yahawe ikarita itukura, tubyibazeho. Nkoze ikiganiro cy'ikubagaho ngo twibaze kuri Rayon Sports. Iyi Rayon Sports mu by'ukuri na Kadimu Ndiaye wayo bimeze bite? Bafana ba Rayon Sports muze tuganire, Kadimu Ndiaye bimeze bite? Axel Rugangura, mwe mu banyamakuru mu by'ukuri twagize mu gihugu cyacu bazi kogeza umupira ndetse banogeza neza Rayon Sports kurusha andi makipe yose. Bareyo muhaguruke tuvuge ngo Rugangura Axel, Imana izaguha umugisha. Rugangura Axel, Imana izaguha urugo rwiza. Rugangura Axel, Imana izaguha umugeni mwiza. Rugangura Axel, Jojo ashire isingiye kumugarukaho. Rugangura Axel, ndakwinginze ngo Imana izaguhe kurama, ntazabyibagirwa. Reka mvuge kino kintu, Axel rumwe mu banyamakuru beza babaye mu mateka. Bakobwa mwe, nubwo yenda Keve iki n'iki, ariko ndashaka kugira ngo abakobwa babareyo munyemere tuvuge ngo muhire Keve umunyamakuru n'umunanye umunyamakuru n'umukinnyi mwiza, wakaba umwana w'umureyo. Niwe mukinnyi wenyine wemera ko ari umureyo, umwana wareyo. Ndabyibuka kubwa Jean Fidel avuga ati uyu ni umwana w'ikipe. Muhire Keve ku mipira myiza y'imiterekano ku 45 arekuramo ishoti witwa Faringanye, yerekana ko ari umwe mu bantu mu bakinnyi batigeze turota hano ku butaka bw'u Rwanda bashobora gutsinda ibitego 11 aho shampiyona igeze. Mu Nzove Wasiri nkuri mideni Faringanye, much respect. Ndashaka kugira ngo aruka kuri Muhire Keve by'umwihariko. Bafana ba Rayon Sports yo kuno munsi wa 16 wa shampiyona, mbonye namwe niyo mubonye mwigira ubwoba bareyo. Do not fear, ntimugire ikintu kimwe kibatera ubwoba. Iki gikombe tukiriho abasaza. Hari amakuru nkura mu Nzove, hari amakuru nkura mu basaza, cyane muri perezida wa AFC wo bita Tade. Bidapfuka. Ndashaka uyu mujinya Rayon Sports mu uzawutura mu ikipe yitwa Kiyovu Sports. Uyu mujinya mukwiye kuri Musanze. Kiyovu Sports uzawuryozwa. Kiyovu igomba kuryozwa ibintu bibereye kuri Kigali pe. Ritaha umunsi nyirizina wo gufungura radio Sam Karenzi wamenyekanye. Abanyamakuru babyambariye. Amaduka akomeye y'abanyamakuru bakomeye mu Rwanda, amaduka akomeye mu Rwanda yamaze gufata amasezerano yo kwambika abanyamakuru ba SKFM 93 n'ibice 9. Uyu munsi ndakwinginze kugira ngo nuwuburamo ntuzandenganye. Umunsi ni tariki 10 umuhango wo gufungura radio SKFM ku mugaragaro wamaze kwitegurwa. Hatumiwe abashyitsi bakomeye cyane kuri rw'igihugu, hatumiwe abanyamakuru bakomeye cyane, abo usanzwe uzi n'abutazi bagomba kuzitabira umunsi mukuru wo gufungura radio ku mugaragaro, radio ya Sam Karenzi. Nayivuze kenshi ndayamamaza, Sam Karenzi narabizi, kugira ngo reka babwire icyatumye mfasha Sam Karenzi, kugira ngo nibura kiri itafari nari mubwiye ngo Sam ngiye gushyira itafari kuri radio yawe nshyashya, kuri business yawe nshyashya, kuko nanjye nagize ibyago urantabara. Niba mbu nifashe umwanzuro kugira ngo nanjye ubwanjye nzashyira itafari, nari narabihishe, nari nahishe impamvu nakunze kugenda kuvuga ino radio mu kanwa kanjye kenshi, ariko nagira ngo umuvandimwe cyangwa se inshuti yanjye Sam Karenzi, ndagukunda cyane my brother. Nagize ubwo nari ndi mu bibazo bikomeye, baravuga ngo inshuti cyangwa se umuvandimwe ibonera mu byago. Ubwo Sam Karenzi nagize ikibazo, murabizi nagize ibyago umwaka washize, mbura muri umuna wanjye. Sam Karenzi murabizi ikiganiro nakoze kuri Hashimeda Impa ya mbere, mvuga buryo cyari we muntu wenyine wabashije guhagarara mu ruhande rwo kumfasha kumuvuza nubwo ducitse, ariko yakoze uruhare rwe. Nanjye rero nari naravuze ngo nzagufasha uko nshoboye mu bushobozi bwanjye, nubwo butari burebure, butari bunini cyane, ariko nzagufasha. Uwitwa Kasuku amaze igihe ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo Miki uranuka. Ati Miki wangu kunuka.
uwitwa rero Miki nawe yavuze ngo ijambo rimwe ryakumenyesha amakuru y'isi yose. nongere mbahe ikaze abakunzi ba Mupagasi TV, nizere ko bameze neza cyane. Igihe turi kuvugana nyir'ubwite bahita Mupagasi, ninjye turi kwivuganira amaso ku maso. Nizere ko umeze neza, nizere ko ufite ibihe byiza, nizere ko ufite amahoro, nizere ko ufite amagara mazima. Ariko kandi n'ibyo byose mvuze haruguru nta na kimwe ufite muri byo. Ndabizi neza ko ubuzima ari gatebe gatoki, ejo nawe wajya ku murongo ubuzima bugasubira ku murongo nk'uko ubyifuza. Ariko nanone ndakwifuriza kugira imbaraga n'imbaduko mu byo ukora byose. Uri mu Rwanda, uri muri East Africa, uri muri Afurika, uri Burayi, uri muri Amerika, Australia ndetse Oceania, hose uri hose, nizere ko umeze neza cyane, nizere ko ufite ibihe byiza byuzuye. Wakanze subscribe cyangwa nagwa ikanze, ariko rese kumwibaza turi kuvugana kudakanda subscribe. Kuki udakanda subscribe? Kuki udakanda subscribe? Ngaho rero kugira ngo twibere inshuti nawe, ntabwo nabiguhatira cyangwa se ngo mbigutere mu rushinge, ariko ndakwifuriza ndagusabye kanda subscribe kandi inzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kugira gute, mu kubona video nshyashya yose tukize kuri ino televiziyo, kuri ino YouTube channel yanyu yacu, tugakundana kandi tukigendera neza. Ku munsi w'ejo hashize ikipe ya APR FC yatsinze Kiyovu Sport bisimba igaruka, ariko twivugire ku mukino w'ikipe ya Rayon Sport inganyijemo n'ikipe ya Musanze. Ubundi mu matwi yawe iyo wumvise ngo Rayon Sport izakina na Musanze, ikikuza no kuvuga ngo ni bingahe? Kazungu niwe ukunda kuvuga ngo ni bingahe, ni bingahe, ni bingahe. Rero natunguwe no kubona iyi kipe ya Rayon Sport yinjira mu kibuga, abantu babona ko buri kimwe cyose ari tayari, guhera mu izamu kuri Kadimu Ndiaye kugeza ku bataka barimo Fariganye. Reka nirukanke ndetse ku ntego. Mu by'ukuri uretse kubeshya, uyu muzamu witwa Kadimu Ndiaye mu by'ukuri biri kumugendekera gute? Ndashaka twibaze ku gikombe cy'intwari, ibintu yakoze buryo ki yahawe ikarita itukura, tubyibazeho. Nkoze ikiganiro cy'ikubagaho ngo twibaze kuri Rayon Sport. Iyi Rayon Sport mu by'ukuri na Kadimu Ndiaye wayo bimeze bite? Bafana ba Rayon Sport muze tuganire, Kadimu Ndiaye bimeze bite? Reka banashimire mbere ya byose, ndashimira umunyamakuru twa Axel Rugangura, umwe mu banyamakuru mu by'ukuri twagize mu gihugu cyacu bazi kogeza umupira ndetse banogeza neza Rayon Sport kurusha andi makipe yose. Bareyo muhaguruke tuvuge ngo Rugangura Axel, Imana izaguha umugisha. Rugangura Axel, Imana izaguha urugo rwiza. Rugangura Axel, Imana izaguha umugeni mwiza. Rugangura Axel, Jojo ashira isingiye kumugarukaho. Rugangura Axel, ndakwinginze ngo Imana izaguhe kurama, kuko numwe mu banyamakuru bogeza umupira ukaryoha. Twagize ba Jean Mbere Gatare, twagize ba Patrick Habarugira, twagize Ive Bucyana, tujye mu mateka twagize Karinda, twagize abantu batandukanye ba Kabendera, twagize abanyamakuru benshi, ariko Axel Rugangura amaze imyaka myinshi yogeza umupira kandi ukaturyohera. Mu by'ukuri tumushimire buryo ki aba atunezeza n'abanyamakuru bagenzi banjye, abafana ba Rayon, abafana ba APR, abafana ba Championnat y'u Rwanda. Dushimira Axel. Mu by'ukuri tujye dushima umuntu agihumeka w'abazima, tujye dushima umuntu agihariho Mana, tujye dushima umuntu akiriho Mana. Axel, ngenda gushimira uri umunyamakuru mwiza, much respect. Mupagasi, much respect kuri wowe, ndagushimiye cyane Axel. Nka Mupagasi nanjye ndavuze nti ntazabyibagirwa. Reka mvuga kino kintu, Axel umwe mu banyamakuru beza babaye mu mateka. Urakoze. Reka nigiye kuri Rayon Sport rero yabanje mu izamu witwa Kadimu Ndiaye. Ntabwo ngiye kujya kuri line up mwayibonye mwese, singiye kujya kuri line up ngo mvuge ngo mu izamu ngo muri defense. Twivugiye kuri Kadimu Ndiaye ku mukino w'intwari. Kadimu Ndiaye we ibyo wakoze warabonye, ibintu wakoreye byiringiro rayo ukishika ari tukura, ugatuma Rayon Sport ibura mu makipe akina finale. Kadimu abantu bakwegeye bakumbwira
Kadimu Ndiaye urashaka iki? Urashaka ko tugarura uwitwa Patient ndi kuri yo? Niwe ushaka? Nicyo ushaka? Muhire Kevin ndagushimiye cyane, utweretse umukino mwiza, igitego cya mbere ku mupira w'umutekano, igitego cya kabiri ku mupira w'umutekano, ndagushimiye. Bakobwa mwe, nubwo yenda Kevin iki n'iki, ariko ndashaka kugira ngo abakobwa babareyo munyemere tuvuge ngo Muhire Kevin umunyamakuru n'umukinnyi mwiza, akaba umwana w'umureyo, niwe mukinnyi wenyine wemera ko ari umureyo, umwana wa reyo. Ndabyibuka ku bwa Jean Fidel avuga ati uyu ni umwana w'ikipe. Muhire Kevin ku mupira myiza y'imiterekano ku minota 45 arekuramo ishoti witwa Faringanye, yerekana ko ari umwe mu bantu mu bakinnyi tutigeze turota hano ku butaka bw'u Rwanda bashobora gutsinda ibitego 11 aho shampiyona igeze. Nabonye kuri derby abantu bivugisha ngo witwa ngo Faringanye ngo ni umukinnyi ngo ushobora gutsinda amakipe ngo yorohereye, ariko se gambabaza abandi bakinnyi ko nayo makipe yorohereye ko batatsinda. Nutwo dukipe two mu bishyimbo ko batadutsinda, ko baturamo ibitego. Faringanye niyo umuntu waguze Faringanye azampamagare mubwire ngo fata fanta winywere. Wowe umuntu waguze Faringanye wamuranze ndetse kugera no kuri Wasiri wamukuye ku kibuga cy'indege akamujyana mu Nzove. Wasiri nkuri mideni. Faringanye much respect. Ndashaka kugira ngo ngaruka kuri Muhire Kevin by'umwihariko. Muhire Kevin ni umukinnyi wagiye gukina ageza naho akina mu makipe yo hanze, ariko aravuga ngo reka njye gutanga umusanzu ku ikipe mu gihugu cyanjye. Ajya muri Rayon Sport. Muhire Kevin akina neza no mu ikipe y'igihugu, kandi murabizi ko aho twageze nubwo twagiye muri AFCON, ariko Muhire Kevin yagize uruhare ku byishimo dufite nk'abanyarwanda. Ndashaka kugira ngo twebwe nk'abanyarwanda tuzamurira indabyo Muhire Kevin ku mipira ibiri y'imiterekano, harimo wakufura yateye Faringanye agashyira akora icyo twitwa ngo trajectoire, kuyobya umupira aho wajya ukawindura icyerekezo, igitego kijya mu izamu. Ndashaka ngo twongere tuvuge ngo Kevin muramushinja iki? Bafana ba Rayon Sport yo kuno munsi wa 16 wa shampiyona, mbonye namwe niyo mubonye. Iyo numvise nkibonera n'amaso yanjye, namwe niyo mubonye. Nubwo itabonye amanota 3, ariko iyi Rayon Sport izica umuntu. Iyi Rayon Sport nasaba kugira ngo muyigirire icyizere, izahitana umuntu. Nimwo kugira ngo mukangike ngo apere ngo tuyisha ngo ngubungira idusatira iki? Ubu ni ikize ku ruhande rwa Rayon. Ubundi baranze, ariko kungiye ikipe yanjye mfana barayizi sinjye kuyivuga hanga. Ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ngo mwigira ubwoba bareyo. Do not fear. Ntimugire ikintu kimwe kibatera ubwoba. Iki gikombe tukiriho abasaza. Hari amakuru nkura mu Nzove, hari amakuru nkura mu basaza, cyane muri perezida wa AFC wo bita Tade. Bidapfuka ikipe ya Rayon Sport iri ku gikombe. You ready? And I'm ready. Muri teguye ngende iteguye. Nkivuga kuri Muhire Kevin rero, umwe mu bakinnyi bambara nimero 10 ariko bakaba bazi kuyikinisha neza, cyane mu kibuga hagati. Cyane yerekanye ko ari umukinnyi mwiza ubwo yateraga imipira y'imiterekano, uwita Faringanye agakora icyo bita asa nk'umuntu arangirizamo. Je ndifuza yuko nibura iyi kipe yabanjemo Robertinho Robertinho niyo kipe igomba nibo 11 bawe. Ni abantu batsinda bakomveka bakina umupira kandi ugaragara. Ari gihe politiki y'abanza abakinnyi nkora batsinda umupira utagaragara, umukino uri aho ngaho mu kirere, umupira ibintu utapfa kumenya ibyo ari byo. Ngaba 11 nubwo Rayon Sport inganyije na Musanze, ariko 11 ba Robertinho akaba bakura kuri no match. Nongera ngaruka kuko bita Faringanye by'umwihariko. Navuze kuri Kadimu Ndiaye, mvuga kuri Muhire Kevin, kangaruka kuri Faringanye. Bareyo murashinja ikifu uwo bita Faringanye. Hari ikintu abatakoze. Faringanye hari ikintu abatakoze. Uburiye umubyizi mukwe nta kuntu abatagize. Tuganire dusase inzobe Iyi Rayon Sport urayishinja iki? Aba mu mukino haba gutsindwa,
mu mukino haba kunganya, habaho gutsinda. Urayishinja iki? Ngaho rero two guta imbaraga mu kuvuga ngo turanganyije ngo na Musanze, dufate iyitwa Kiyovu Sport. Murabizi amagambo wita Juvenal yivugiye kuva kera, numvise na Mukanya hamagaye witwa Gisera amubwira ngo birangire gutyo, none birangiye gutyo. Ndashaka uyu mujinya Rayon Sport mu uzawutura mu ikipe yitwa Kiyovu Sport. Uyu mujinya mukwiye kuri Musanze, Kiyovu Sport uzawuryozwa. Kiyovu igomba kuryozwa ibintu bibereye kuri Kigali pe. Tutize kuri Faringanye, umwe mu bataka bakinye no mu Faransa, umwe mu bataka bavuga ko bagaragaza ko adakwiye gukina kuri championnat y'u Rwanda. Nge navuze ko umuntu waguze Faringanye muri mideni. Ni Rayon Sport tuganiriye mu magambo make yakinye umupira usomeka, ntari merutse kubona. Ni Rayon Sport yakinye umupira usa nkaho wihutamo cyane cyane mu gice cya mbere kigiye kurangira. Nabonye umukino udasanzwe kuri premier mita, aho nabonye ko nibura Rayon Sport ishobora gutanga amapase 5-6 match kugeza igihe babonye ikosa bakaritera bakabyaza n'umusaruro. Rero tuvuga iki? Defense ya Rayon Sport niyo defense yonyine mu Rwanda ikwiye kwibaza ngo twabonye igitego turakirinda gute. Robertinho nubasha gukemura icyo kibazo cyo kuvuga ngo ko twabonye intsinzi turayirinda gute, uzaba ukemura ibibazo byinshi cyane, nta muntu n'umwe uzabasha kubibara. Nubasha kwibaza ngo ese ko tubonye ibitego turabidefanda gute, Robertinho uzatwara igikombe. Igihe utaribaza icyo kibazo ngo kibonere igisubizo, nta gikombe uzigera utwara. Nitwa Mupagasi, ni Mupagasi TV, kanda subscribe. Mva kuri match ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Musanze, twitegura match ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport muri weekend itaha. Umunsi nyirizina wo gufungura Radio Sam Karenzi wamenyekanye. Abanyamakuru babyambariye, amaduka akomeye y'abanyamakuru bakomeye mu Rwanda, amaduka akomeye mu Rwanda yamaze gufata amasezerano yo kwambika abanyamakuru ba SKFM 93.9. Uyu munsi ndakwinginze kugira ngo nuwuburamo ntuzandenganye. Umunsi ni tariki 10, umuhango wo gufungura radio SKFM ku mugaragaro wamaze kwitegurwa. Hatumiwe abashyitsi bakomeye cyane ku rwego rw'igihugu, hatumiwe abanyamakuru bakomeye cyane, abo usanzwe uzi n'abutazi bagomba kuzitabira umunsi mukuru wo gufungura radio ku mugaragaro, radio ya Sam Karenzi. Nayivuze kenshi, ndayamamaza. Sam Karenzi narabizi, kugira ngo reka babwire icyatumye mfashe Sam Karenzi, kugira ngo nibura shyira itafari. Nari mubwiye ngo Sam, ngiye gushyira itafari kuri radio yawe nshyashya, kuri business yawe nshyashya, kuko nanjye nagize ibyago urantabara. Niba mfashe umwanzuro kugira ngo nanjye ubwanjye nzashyira itafari. Nari narabihishe, nari nahishe impamvu nakunze kugenda kuvuga ino radio mu kanwa kanjye kenshi, ariko nagira ngo umuvandimwe cyangwa se inshuti yanjye Sam Karenzi, ndagukunda cyane my brother. Nagize ubwo nari ndi mu bibazo bikomeye, baravuga ngo inshuti cyangwa se umuvandimwe ibonera mu byago. Ubwo Sam Karenzi nagize ikibazo, murabizi nagize ibyago umwaka washize, mbura muri umuna wanjye. Sam Karenzi murabizi ikiganiro nakoze kuri Hashimeda Impa ya mbere, mvuga buryo cyari we muntu wenyine wabashije guhagarara mu ruhande rwo kumfasha kumuvuza nubwo ducitse, ariko yakoze uruhare rwe. Nanjye rero nari naravuze ngo nzagufasha uko nshoboye mu bushobozi bwanjye, nubwo butari burebure, butari bunini cyane, ariko nzagufasha. Nakoze ibishoboka byose, ndayivuga cyane kenshi cyane, kugeza ku munota wanyu bigiye gufungurwa nkiyivugaho. Wenda nzavuga izindi ngingo, wenda nzavuga ibindi, ariko bakristo bavanywe namwe basilamu, iyi radio igiye guca impaka. Ni radio yuzuye itwara ari nka hafi miliyoni 70. Ni radio igiye gufungura itwaye arenga hafi miliyoni 70, hafi n'ebyiri. For information, kugira ngo wemere ko uyu muvandimwe yashyizemo amafaranga menshi kugira ngo atangire mu birere. Ntabwo ari radio y'abatangiza, ntabwo ari radio yishakisha, ni radio y'umubiri yo mu birere. SKFM miliyoni 72. Amen ibiza arabukereye, Scenario arabukereye, Bianca Baby arabukereye, uwitwa Kazungu Kereva arabukereye, Maurice Uwera Jean Maurice
mukuru wa Jay Polly arabukereye. Ndashaka kukubwira uwitwa nde, uwitwa Ruberwa wahoze kuri Flash, yego ko Kigali, uwo wita Keza Cedric nawe ngo ari hafi, uwitwa Nepo mu bicu nawe ngo ari bugufi. Abanyamakuru bose bamaze gukwikira. Ejo bari ni umunsi udasanzwe wo gufungura radio ya Karenzi ku mugaragaro, ndetse kandi ni umuhango nawo uzabuca kuri YouTube channel yitwa ngo SK YouTube channel. Rwose ndabinginze kugira ngo mukore subscribe bakiri kare. Ngi nakoze subscribe hari abantu 700. Narabwiye ngo si YouTube channel izahira kuba sub 0. Ubwo Karenzi ya postingaga iyi channel kugira ngo iyi YouTube channel yayitangira ari abantu 700. Ntago ari guhera azira gukora bivugaga. Ariko nanone ibyo nta kintu bivuze. Amatsiko ndetse n'umunsi itariki twarindiriye yasohoye, radio irafungwa ku mugaragaro, abantu bakomeye, abayobozi bakomeye, ni umunsi udasanzwe wo gufungura radio ku mugaragaro. Baravuga ngo amagambo make ibikorwa byinshi. Singiye kurondogora ngo mvuge byinshi cyane, nagira ngo mbabwire ko twiteguye twese niyo nka kuzumva ikiganiro ndetse no kuzatangira radio nshya ku mugaragaro. Muri tayari? Mupaka singende tayari. Rero nsoza, nkuko mukurikira Mupagasi TV, nkuko mukunda Sam Karenzi, tumanuke ejo tufungura radio ku mugaragaro. Ikorera ku badezami. Ushaka kwamamaza uzajye rwose, washaka kwamamaza kuri Mupagasi TV, ushaka kwamamaza yongi aho ushaka hose uzajye, ariko genda gushikara kujya kwamamaza kwa Karenzi harakomeye. Bakristo bavandimwe nsoreje ahangaha, ariko nagira ngo mbwire abareyo nta gikuba cyacitse, turacyari ku mwanya wa mbere, igikombe ni cya Rayon Sport. APR FC mushyiremo imbaraga, igikombe ni icyanyu. Kiyovu Sport uramanuka cyangwa ntabwo umanuka, ngwino byerekane ku munsi kuri weekend itaha utsinda Rayon Sport. Rayon uremera kunganya unanganye, kunganya wongera unatsindwe, bizaba ari bikomeye cyane. Bakuriso bavandimwe rero nsoreze ku makuru witwa Miki ndetse na Kasuku Media. Uwitwa Kasuku amaze igihe ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo Miki uranuka. Ati Miki wango gunuka. Uwitwa rero Miki nawe yavuze ngo sinzemera guhohoterwa, sinzemera kuvuga uko mbonye, bansebye uko mbonye. Aravuga ngo Kasuku yashatse ko turyama inshuro nyinshi cyane, ariko je ntabwo Kasuku natuma njya hejuru. Sinatuma Kasuku anja hejuru, mbivuze nka Miki, ntabwo natuma Kasuku anja hejuru. Mu banja hejuru ntabwo nakwendereka ngugezaho aho Kasuku anja hejuru. Mu by'ukuri rero Kigali yamaze gucumba mu mwotsi. Kigali imyidagaduro Kigali yacungemo umuriro. Kasuku ushobora gufungwa. Miki koko Kasuku yagusabye imibonano mpuzabitsina cyangwa uri kumurabika? Niyo makuru hari mu majwi ya Miki avuga ati giye Kasuku yifuje ko turyamana imyaka myinshi n'igihe kinini cyane, ariko mubwira ko ntategereje kwiyandarika, ntago ari abahungu banja hejuru. Ariko akabazo nahise nibaza kamatsiko, Miki ninde muhungu wakujya hejuru? Ninde muhungu wakujya hejuru? Kwavuze Kasuku ntabwo yajya hejuru, ubwo bivuze ko haraba wemerewe, haraba kujya hejuru. Ariko nyamara iyi myidagaduro Kigali iraza gukora akantu. Rero ngizo amakuru ari gucuranga i Kigali, ngayo makuru agezweho. Bashimire ko mukurikira Mupagasi TV, kandi subscribe kandi n'inzogera yo tubana umunsi ku munsi. Ciao bibe byiza. Nyitwa Mupagasi niyo zina nkoresha ku mbuga zanjye nkoranyambaga. Ibihe byiza, bye bye.